utanywa amata njye nashetera nk'icyayi. Okay. None se utanywa icyayi? Oya ndashetera sangira. Ntabwo nanywa ataraza. Kibazo reka nanjye tonto mutegereze. Okay. Nisi ndeba muri kureba breakfast imbere yanyu mutafata mutamu. Twategereje. Ntegereje. 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 Darlene. Oui, tonto. Harimo ntegereje. Mwembi. Yego. Ase sheri hari kibusa nanywa mugabo wanjye ataraza koko. Oya ariko singombwa bose koko. Oya ntabwo yari ngombwa cyane. Darlene namabwiye aravuga ngo aragutegereza. Ubwo reka kandi njye ntabwo nanywa icyayi utaraza ntabwo byashoboka. Hari ikibazo se kuba twatugutegereje tonto? Aracyafite umuco wa kera wo kubaha. Yego muraturuka. Kabisa ubimenyereye neza. Nako nashaka urakuze si. Umugabo cyetse ni mu munshakira. Namukura. Ijisho ry'umugabo rikorera rwose. Ijisho ry'umugabo rikorera ariko njyewe mwamaye kumatasi. Sheri dusangira icyayi. No kumata nakere icyayi kujya guhoza no kugira gutera. Amasaha yamfashe. Yaje banyitangiye se. Ni ikibazo tonto, nta kibazo. Njye nanabaza kunywa nyuma. Ariko se namwe muryoherwe tonto. Kwashyushye si mwashyize muri firigo. We nagakunda ibintu kimwe firigo ngo aramanjine. Ibyo kuba ryari. Ibyo byiza amata akonje ni mabi nawe ugiye mu kazi wagenda ukonje. Sheri bafata ku mugati se. Francis. Yes, ndakumva. Ngo bimeze bite? Shani sawa pe. Amahoro. Ema twaraburanye. Yes, myinshi kabisa. Maranye iminsi akazi kenshi. Nako ibyacu urabizi ko. Ndabizi. Maranye iminsi akazi kenshi. Hari nubwo ngenda nkakubita n'icyumweru. Birumvikana. Uzikora madamu yataze akazi nkora. Urambwira ko Ese ubwo namubwira ngo iki? mwageze ubwo mukora ubukwe n'iminsi mwamaze mukundana utazi akazi ukora. Cyane rwose. Sure. Cyane. Uzabyitwara umute umunsi yabimenye ko mushobora gushwana. Ntabwo twashwana, gusa twashwana kubera ko yamenye akazi nkora. Abadamu rimwe na rimwe hari igihe bagira intambara ariko yumvise ari akazi wenda bizaterwa na approach uzakoresha. Ariko rwose twabanye nzi ntabwo nzi cyane uburyo twamenyanye ntabwo ari uburyo bwafashe igihe kirekire. Ndavuga nti uko biri kose imyaka iri kunjyana reka mugire ikintu nkora Ako kanya. Ako kanya. Aya uko biri kose niba ari umuntu uri civilize. Ari civilize. Akazamenya akariga rimwe na rimwe kano kazi kacu hari igihe ubura ukuntu ukabwira umuntu. Erega cyane cyane nk'ababyeyi abakobwa sometimes hari igihe ubura ukuntu bivuga ariko burya ntabwo ajya bagira ibanga. Ndabizi niyo mpamvu uvuga ko bigorana kubimubwira. Nuko twakoze ubukwe nyine tumaze gukora ubukwe nta n'ukwabuke twagize. Sure. Wahise bampamagara mu kazi nyine. Wahise ugenda ujya wagiye hanze ariko? Hanze ntabwo natinzeyo. Okay. Ntabwo natinze ntabwo ntingiye mu kazi kandi kazamara iminsi ntazi nyine arihangana nta kundi. Nuko umeze neza nawe? Cyameze neza natwe nta mahoro tumeze neza ariko ni nk'ibyo byose nanjye ngeze mu Rwanda vope maze nk'amezi 3 ariko ni nk'ibyo aho nagiye mu kazi siho nabwiye madamu. Ariko mana ya. Namubwiye ko ngiye mu gihugu cy'abaturanyi kandi nari nambutse amazi nagiye kuri. Erega akazi kacu
kadusaba kwihangana uko utihanganye rwose ntabwo wagakora wakarangiza nabi kandi ngo wahinduye department nawe ntabwo nyikorera ahandi reko do hari namaze amezi 7 yonyine ngayo nguko niyo yayo rero uburyo kuba no gutaruka no twaduherukanye twari twinshi tuganira umva ahubwo n'ubu ngubu urampamagaye ndavuga nti nkore sacrifice nze nkurebe numvaga naniwe byatari narayijoro ndavuga nti kanze nkurebe derevuye no mukwabuki tuganira umbwire iby'urugo uko bimeze yewe sinkuzi ntago nabonye umpamagaye vuba ndavuga si uyu mugabo taramara n'ibyumweru biri mu rugo byamunaniye se ubu naje muri kanseri oya ahubwo nagize ikibazo ubukwe bwanjye uretse iyi mpeta nambaye nayo ni souvenir ufite uti gute uwafashe amashusho n'amafoto by'ubukwe bwacu yarambwiye ngo barabimwibye namuhaye amafaranga tegeza ko namuhaye amafaranga totalite yose y'amafaranga none ntuzajye ikintu mbaza genda ubikore mu minsi 3 uzabingejejeho ntategereje ndaheba kandi yabinsezeranyije ubwo urashaka kumbwira yuko nta guhera utera ivi mu murenge introduction reception byose nta kintu ufite byakozwe n'umuntu kandi urumva byakozwe bikurikirana urumva nta manje nari mfite wo kujya gutindatira ngo ejo nejo bundi buri amafaranga yarahari nta kibazo nari mfite byose arabikora kuva ku ivi byose nta kwamfite arambwira ngo baraje baraterwa ku munsi w'ubukwe dushoje ubukwe ngo yaragiye ngo bukeye ngo asanga ndamaze nese bamenye idirishya cyangwa bamenye urugi ngo hoya uwo muntu se hari ikintu burengeye ntumva neza ni umuntu waguhuje nawe cyangwa yaraziranye na madamu uko biri kose burya urabona abantu bo hanze cyane cyane abasivile kamivuye gutyo ntabwo tujya duhura ngo dupfe guhura gusa njyewe nabajije umuntu ushobora gufotora neza ufata amashusho neza n'umuntu wabahuje nta nubwo uzi ofisi ye nta n'umuntu yamusanga ntabwo nkubeshye uretse kugira nimero zo ndazifite nta kindi ubwo rero ndagira ngo umfashe sinzi uburyo uri bumfashemo ariko ndagira ngo umfashe waba umumbikiye ahantu kugira ngo byibura agire mu ikikanga bikurikirane cyangwa se niba nafite ayampe cyangwa se niba byanapfuye nabyo mbimenye kuko hari igihe umuntu afata amafoto niba afite gizi noneho zikangirira akaba yarabeshye ko wenda bamwibye koko rero urabizi nawe iby'aka kazi mu by'ukuri rimwe na rimwe abantu bareba twabaga nyine b'abasivili hari igihe agira gutya agakora ikosa nk'iryo arigendereye wenda kugira ngo umwongere n'amafaranga sinzi ikibazo cyabiteye ariko icyo nakwemerera cyo ni kimwe ni uko ngiye kubikurikirana ngiye kubikurikirana mu buryo bwacu kwa kundi bize urumva n'ubundi tubifite mu nshingano ntawe kugira ngo umufate byagorana ariko ngiye bera ko biri mu nshingano zanjye n'ubundi reka mbikurikirane ubikore mu buryo bwawe yes gusa ubingiriye vuba wongeriye neza byajya bimeze bite ni sawa bimeze neza mama yakwise neza umubyeyi nshobora ko umubyeyi kabisa umubyeyi aka kanya kandi oya ni ukuvuga ngo ntabwo se ko umubyeyi yakwise izina usanga hari ukuntu bijya nimba we yakwise ngo Mutoni usanga witonda nimba se yakwise buri zina usanga umuntu amaze kuba mukuru rijyana n'ukuntu bumeze
impamvu rero utabyumva nabi impamvu uvuze umubyeyi kubera we no kuba umubyeyi ko ari izina mama yakwize ujyanye mbese birakubereye shaniye kuri ibyo bintu pe ntabwo ari none nzabiba kera ubike none se njyewe wenda tumaze iminsi ntabona ukuntu tuvugana usanga urumva wari ukinaniwe nanga kubaza ibintu byinshi sinjya mbona n'umunsi n'umwe witaba telefone ngo ube wihengetse nkaho njya mbona buri kanya witaba telefone ntabwo ugira sheri cyangwa hari amasaha yaguhaye muzajya muvugana sheri wanjye ntabwo abinahaba Paris so tuvugana rero hari amasaha yo kuvugana akenshi aba ari mu kazi n'amasaha aba ari mu kazi nyine uvuga ngo ufite umugabo mu diaspora wow ubwo muri kubitegura igihe kingo ntangire mbe shaka umushanana sinakubeshye se ko bizwi abagabo aribo badupropose simbizi nta propose nyine nzemera aya abagabo bahariya bagira urukundo bagira amafaranga mbese n'abantu baba bafite gahunda utazakora ikosa ryo kumuca inyuma ndabizi ubu ngubu ukuze ko ari kure ndamukunda pe kuko ibyo ankorera nta n'undi muntu wabinkorera iyo ahari ni byiza noneho kuko usanga bigorana usanga nimba umuntu afite umuntu bakundana ari kure ugasanga abonye uwo hafi niwe atangiye gukundana nawe kandi ntabwo aba ari byiza kuko iyo utangiye kujya ahandi urwo rukundo rumufite ruragabanuka sinabikora cyane ukuri ntuzabikore pe kuko waba wihombeje ndamukunda cyane uzi ukuntu ari mwiza cyane ibaze rero ubu ngubu ariko nizere ko nugerayo nuzajya hanze uzajya wohereza musaza wawe ku madolari cyangwa ababyeyi bawe karibu sheri karibu tonto karibu shusho sawa twadukumbuye Sawa? Nakumbuye sheri Musogenze neza. cyane makuru Sawa. Sawa? Asa neza? sheri ngo n'ucara Ndaraniwe. rumvikana amakuru tonto mukoreye massage Muri massage. kujya gusa gufata umugabo Oya. sorry Ariko kumba numva ko ari tonto se nibyo twavugaga mu kanya uyu ni umwana uteta kuri uncle erega ntabwo. sheri uba wahambiriye cyane bizaba bikuniga Sikora kugira ngo mberwe. sheri musagenze neza se Nzi neza ariko erega umwana agomba gufata kuri tonto we. nuko bitangira nyine agomba kumenya yuko umugabo utari uwe nyine tuba atagomba kumukoraho nubwo aba ari umuvandimwe nta kibazo ndabizi ko nta kintu cyaba hagati yanyu ko muri babiri kuko muri abavandimwe ariko yambonamo nk'umugabo ndabyumva ariko nyine agomba kugira wese uri umugabo kuri tonto akagira tasiyo da aho ubundi ntabwo biba uri tonto ntabwo uri umugabo ndi tonto ntabwo ndi umugabo umugabo w'umugore wawe ukaba tonto wanjye bivuze neza cyane aha Sirika ngufasha oya nta kibazo sheri nta kibazo nukuri warushye wanyute gushaka wagize uwo munsi wo kubere muremure zikaze cyane kenshi pe adamu wawe azi kukwitaho tonto ndashaka kugusaba agahushya Kawushya ko kujya gutemberera abandi bana b'abashuti banjye bagize anniversaire intangase muri quartier y'inanga oya batuye Kimironko ushaka kujya hehe kujya kureba abashuti banjye bagize anniversaire batuye Kimironko abahe kwambwe ko sheri wawe atari nangaha nusesha abashuti mvuze abashuti ntabwo mvuze sheri
sheri warushya kabisa tunanobye cyo kera rero ngwino rero tujye muri dushe arako ashyushye ese ndiko nahibutse mu gitondo nagiye gukora nkasanga nk'amazi arimo yaje amazi yabuze ariko ntabwo yawe yabura sheri ndebera ko yaje ndahaguruka sheri ngwino ndebera ko amazi yaje kuza amazi noneho nusanga ntarimo ushyiremo amazi mpaguruke nza tutagenda sheri ngwino amazi nagutegure ya mazi ukoresha yabura ntabwo nakubibaho nakemera nkajya hariho hose ariko nkayabona barushya imana yanjye bari kubanza barakakura n'akamasaje none se Vanessa kwamwage kubagaho n'amahoro ntabwo ari amahoro kwa mukuru ufiteho ntabwo ari meza ngo amakuru ufiteho ntabwo ari meza njyewe yego amakuru ameze ati gute watinyutse kuzana ihabara mu rugo kandi uzi ko ufite umugore w'isezerano uzi ko ibyo bintu babifungira njyewe Idrissa nazanye ihabara mu rugo yego ayo makuru umugore wawe yakuye twaravuganye ambwira ko wazanye ngo umwana mu rugo uvuga ko ngo ari umwishywa wawe uwo mwishywa wawe ntazi ni uwuhe yaba ko uwo mwana yitwa ndetse Darlene yanyohereje amafoto ye mbona ni Darlene nsanzwe nzi umwe wabutandukanyije na mukuru we ariko se dada Vanessa nkubaze urugo rwe kuzagendwa oya kugendwa byo ni sawa ariko warabeshye ko wari umwishywa wawe kandi ntabwo ari umwishywa wawe ko nanjye ntabwo muzi ko ndi mushiki wawe none se njyewe urumva nari kumuzana we yasabye twarahuye pe nibyo yaba ati reka njye kuraho muba ndavuga nti wowe nta kibazo iryo kosa ryo narikoze ryo kuba ko ari mwishywa wanjye ariko nta bindi bintu birenze bihari none se kuki watinyutse kumuzana mu rugo ufitemo umugore njyewe reka nkubwire yarambwiye ngo ubona uriya mukobwa atazagusenyera nk'uko yagutandukanyije na mukuru we umva Vanessa reka nkubwire wikumva amabwire ya Mimi sibyo niba hari n'ikindi kirenzo yakubwiye kibi yarambeshyeye umva impamvu namuzanye yarambwiye ati nabonye akazi hafi aho ngaho mutuye ariko ngomba kumva umukazana kuko uriya niwe mukazana w'urugo wemewe mu rugo urabizi neza ko mama aramutse abibegera bitakugwa neza urashaka ko njye kubibwira mama se basi nawe aze muri urwo rugamba rwawe rw'urugo rwawe none se habaye iki wazanye ihabara mu rugo kandi warizanye uvuga ko ari umwishywa wawe uwo mwishywa nsanzwe muzi none se yakubwiye ko hari ibindi birenze dukorana wasanga mubikorana wenda ntawamenya kuko nawe urabizi ko neza ko utatinyuka kubikorera mu rugo iwawe wenda umujyana nk'ahandi hantu reka nkubwire Vanessa niba wemera ko njye ndi umugabo njyewe Idrissa ndi umugabo mu rugo rwanjye nta mugabo kurimo kuberaho yuko mu gihe uri umugabo utinyuka kuzana ihabara mu rugo nta icyubahiro cy'ubugabo wagitaye dada ndakwingize utanyubahuka oya ndakuba koko niko nawe washatse kunyereka utanyubahuka ugatuma nkora ikosa oya ibyo bintu biveho ntabwo bikubereye ariko sinagize ni wazanye ihabara mu rugo umva rero niba wowe wumva ibyo muri mukazi yakubwiye ahubwo ugomba kwicarana n'umugore wawe mukabiganiraho mbere yuko ngenda kubigeza kuri mama nose urajya kugeza kuri mama icyo twakoze kibi kigaragaza ko ari ihabara ryanjye n'ikiyi mufite uburyo bundi mubonanamo mukonekitana ya reka nkubwire dada utanzamura isukari nari niturije nari nimereye neza nivire ku kazi urumva nagira ngo tubiganire reka nkubwire ntacyo nganiraho nawe rwose ibyo byo ubigumane na muramukazi wawe ntabwo binda ibyo ngende umugabo mu rugo urabyumva ntabwo uri umugabo kuri nta mugabo kurimo mu gihe utabasha guhagarara ngo tuganire ikibazo kihari oya ikibazo kirahari kuko ndakwiyamye gatsindwa n'uwiteka akabura urubyaro wanjye gera gatsindwa n'uwiteka gahambira nta mugabo kuri muri umugabo w'imbwa gusa mu gihe utabasha kwicara ngo ugarera mushiki wawe impura akagenda mukwirireho